Yes, amahoro y'Imana kuri wowe ushaka kwiturira muri Kigali, kuri wowe wifuje gutura muri Kigali ariko wenda ukagira imbogamizi zo kuba wamenya ahantu watura ku mafaranga yawe makeya. miliyoni 18 ziragutuza muri iyi site nziza. Dore umuhanda principal, wa muhanda bagiye gushiramo kaburimbo. Iyi site nayo urayibona ko iciye imihanda. Ahangaha hitwa Igasanze. Mu by'ukuri utuye muri quartier, waba utuye ahantu heza, ahantu hafite icyerekezo cyiza. Ngewe rero dutemberane gato tunyure muri iyi quartier, umutungo ngiye kuguha cyangwa se inzu ngiye kukugezaho n'ubundi iri muri iyi quartier ya Gasanze. Tunyuze muri iyi mihanda iyi ngiyi tuyigezeho. Ni inzu iri ku muhanda nk'uko ubibona, umuhanda uyigeraho nguyu uri haruguru yayo. Ni inzu rero iri i Gasanze nk'uko nabikubwiye. Hanyuma iri mu gipangu giteye gutya. Iri muri kino gipangu giteye gutya, urakibona ni igipangu kirekire kiri neza ku muhanda, urakibona neza. Iki gipangu rero nicyo nje kukwereka amazu arimo, kugira ngo kuri wowe ushobora kwibonera miliyoni 18 wahagura ukahatura, ukahatuza umuryango, cyangwa se ukahareka hagakodeshwa, kuko hakodeshwa amafaranga atari munsi y'ibihumbi 80 nk'uko ngiye kugenda nkwereka uko uyu mutungo uhagaze. Yes, reka tugere kuri portaye y'iki gipangu. Iri hano imbere gatoya. Urabona ko iyo uri hano hantu uba witegeye neza umujyi wa Kigali. Iyo uri Gasanze ahagana haruguru gato, hasa nkaho hegutse, uba witegeye neza umujyi wa Kigali. Ngira ngo ni ibintu bigaragara neza. Hariya hakurya hose ni mu mujyi. Noneho rero defo y'uyu mutungo nuko uyu muntu yubatse nta modoka agira. Uyu muntu wubatse hano byashoboka ko nta modoka yagiraga, niyo mpamvu portail cyangwa se umuryango wa kino gipangu yawugize umuryango mutoya azajya yinyuriramo n'amaguru. Iki gipangu rero kigizwe, reka duhere kuri kano kazu kari ku irembo. Ubona ko gashobora kuba ku bucuruzi, kubera ko urabona ko gafite idirishya rireba hano mu muhanda. Ni aka kazu ndimo kukwereka. Ubu hano ninjiyemo imbere mu gipangu. Kano kazu ushobora kukagira ku bucuruzi, ariko utakageza ku bucuruzi, kano kazu gakodeshwa ibihumbi 25 muri quartier. Hanyuma imbuga urayibona irahagije. Imbuga irahagije igihe waba ufite imodoka cyangwa ufite abandi bagusura n'imodoka. Urabona ko iyi mbuga ishobora kwakira imodoka zigera muri 6. Reka turebe gato iyi quartier dutuyemo ngo imeze gute. Iyi quartier dutuyemo uri kuyibona hanze cyangwa se hirya yayo, ni ahantu heza cyane. Hano i Gasanze hagana hakurya urahabona amakadasteri meza cyane. Ni umusozi mwiza cyane. Iyi nzu ndayigushimiye kuri wowe ufite miliyoni 18, kuko n'ubundi miliyoni 18 nta nubwo zagura ikibanza hano muri iyi site. Sinzi niba uri kumva icyo kintu. Ubundi kugura inzu biba bihendutse kurusha kugura ikibanza. Yes, rero reka nkwereke, twegere imbere gatoya. Noneho dore inzu nyamukuru iri muri kino kibanza ni iyi ngiyi nk'uko uyibona. Ni inzu igaragara neza watuzamo umuryango wawe. Ni inzu urabona ifite urugi rwiza, ifite amadirishya meza, ifite korotire ku buryo abana badashobora kumanuka uko biboneye cyangwa se badashobora kugwa. Ifite korotire ahagana hepfo, kandi iyo uhagaze muri iyi mbuga uba witegeye imisozi myinshi iri muri Kigali. Iyi niyo nzu nini.
imbere urayibona, ni pavoma ndetse n'amabati, ifite inzugi nziza ngizo urazibona. hanyuma kandi mu gikari hariho inzu nayo ifite ibyumba bibiri na saro, hepfo hakabaho dushe na tuwarete. ahangaha nahagana mu gikari, urabona ko ari umutungo mwiza. nagushishikariza kuza kuwugura nimba ufite miliyoni 18. nimba utazifite ntuze kugura uyu mutungo, ntumpamagare cyangwa ngo unyandikire. wanyandikira cyangwa ukampamagara umbaza ibijyanye n'amafaranga ufite atageze kuri miliyoni 18 aho wagura.